ahantu nize ngewe murabizi mu mashuri y'abakire hari amashuri y'abakire n'amashuri y'abakene, ariko nanone mu mashuri y'abakire abantu bahiga ibyo ari byo byose uko byagenda kose ntihaboneka umupeti waturutse epfo mu cyaro ariko arihirwa n'umushinga akaza kuhiga ewana experience zose akazibona for free nyine kubera umushinga, ariko muri mayindi ntabwo baba bahuye n'abana b'abakire biga aho ngaho. Nanjye niho hantu nize nyine n'agashinga kanjye aho ngaho niturije. Umunsi umwe rero mwarimu aratubwira ati mugiye kutubwira ukuntu vakansi yagenze, buri wese aza imbere atubwira ukuntu vakansi yagenze. Turahera bahera ku mwana wo mu bakire Sandrine ngwino imbere. Sandrine arazabaza abana bo mu bakire n'ukuntu baba batambuka, aje kuvuga nyine stories z'ukuntu byamubayeho muri vakansi mbere yuko bagaruka ku ishuri. Sha umunsi umwe rero papa yatuguriye yahurute, umva turayinywa maze tumaze kuyinywa sha dusanga yarangije manda. Umva twarwaye kwiruka, bibaza ko narwaye kwiruka icyumweru cyose yari yasaze. Sasa rero bahita bakurikizaho undi mujama we yari uwo mu bakene nyine arihirwa n'umushinga, baramuhamagara Kanyarwanda ngwino nawe hano imbere. Mwana wo mu bakene we kenshi na kenshi usanga ipantaro zitabafata kubera ko iyo bariye umuceri arabyibuha, barya ubugari akimura intoboro. Tubwire nawe arazagara imbere we, noneho umwana wo mu bakene we nta n'imishinga aba afite, aba yifunze. Umunsi umwe nagiye gusenya, bazi stories zo gusenya muri Green Hills. Umunsi umwe nagiye gusenya ahantu hejuru ku mugina twasenyaga, ngiye gusenya nzamutse mpura n'inzoka, mu kugereza kwikwepa mba nguye mu cyobo, abana bagatangira biba nkaho ari hora, abana bagatangira kwisha munsi y'intebe. Maze kugwa mu cyobo mbatsanzemo indi nzoka ibindi yakaguru, maze kurya akaguru mba nayifashe mba nyikanza amaso, abarimu bagatangira kongorana iki bakirukana n'igiteroriste cyazatwangiriza abana. Anyway, nimubone ngana gutya ndi umukunzi w'inyama bya tari, nubwo nyine wagira ngo mu rugo baraziteka nkinywera agasosi, sibyo ko kenshi zinashya nahaze disi cyangwa se nasinziriye. Nuvuga ngo iza mbere zijya gushya inda yuzuye isosi, ubwo nyine bakarya ndera iryo joro nyine nkararandira nta kundi. Nanjye rero ubwo umunsi umwe twe twaguze inyama, ibinono, imifupa, ibintu byose nyine byo mu isombe tu. Ewana noneho hakaba ikibazo cy'uko mu rugo papa imifupa ayita imiguru, kandi n'inkweto nyinshi tuzi ko zitwa gute imiguru. Sasa rero ikibazo cyabaye tumaze kuzigura, ewana turi kuzikata, ewana ibintu bimeze neza, twumva umuntu arakomanze, ntibajya babura abarakomanze. Amaze gukomanga ewana papa ahita azifata, muguze muzifate zose muzishyire mu gafuka, muzishyire munsi y'itara mu cyumba cyanjye. Tuvuga tubwo nta kundi rero ubwo ngubwo turazifata turazishyira mu gafuka tuzishyira mu cyumba kwa papa. Uwo muntu araza baraganira, kumbe ntitukamenye ko ari umuntu bakirana football waruje kumutira inkweto, ariko ibyo twabimenye atashye nyine. Baraganira hashize akanya ngiye kumva numva papa arampamagaye, Karipso ngwino hano nzanira imiguru ibiri iri hariya mu cyumba cyanjye. Mba ndagiye rero nawe ngeze mu cyumba sasa rero ngo birancana, nkabona imiguru y'inkweto hano nkabona imiguru ya za staff y'inyama twaguze papa yita imiguru. Havuga ni rero sasa ninjyana iyi ngiyi y'inkweto ashaka iy'inyama, ubwo nyine ubwo ndaba nkoresha umutwe niyogoshesha nanjye, ubwo nta kintu birabimaze. Ninjyana iyi ngiyi y'inyama yashakaga iy'inkweto, ubwo ndashaka aho njya kurara. Ndabati ngomba kubikora nk'umuntu ufite ubwenge kandi umushyitsi ntarabukwe ukuntu ibintu byagenze. Ndagenda magarara muri korodoro, ndahamagara papa nzaniye imiguru y'amahembe cyangwa nzaniye ngiyi y'icyatsi n'umuhondo. Yansubije ngo zaniye y'icyatsi n'umuhondo wanjye turaho. Ubwo mbere numvise papa tukana ngo y'icyatsi n'umuhondo, amenye ko ari Godi yamaze kugura z'icyatsi n'umuhondo aho hafi. Murakoze nitwa Karipso. Amashimwe Karipso. Arayivuze ndayikumbura sha, iriya miguru ziri mu isombe. Urubyiruko ruri aha mwikomera amashyi. Imba wumva urubyiruko ewana buriya muzajya mwigira. Uzi ko urubyiruko rwa Nyagatare rwateye imbere ku buryo ubu ngubu ngo baguze ambulance itwara inka zirwaye kuzivuza. Ariko urumva ukuntu wese uzivugira nawe ushaka kubura inka kandi noneho ubu tugiye gutangira ziriya za risambu
uko ndashaka kuzajya nshyiraho amatike ya VIP y'abantu bazajya baza akareba kumva izi blague nkabongeza toilette yo mu nzu nkahita nyashyira ku 10,000. Amashyi menshi cyane kuri Arthur. Muri kubona nitonze mukagira ngo ni ibiki muri discipline. Amashyi menshi kuri Israel Mbonyi biriwe neza. Uriya Mbonyi Imana ijya imuha umugisha kubera ko yaririmbye gospel. Iyo aza kuririmba izisi yari gushya do ngejo nahoze mbitekereza ndi Mike Kayihura muramuzi aho tuyu mutipi yaza kugera atara nk'iyambonye nawe ntago twari kumukunda cyambonye akaba nka Mike Kayihura yega ibintu bitari kuba bijyanye nka Mike Kayihura ari kuri indirimbo yambonye kuko ashyiramo akantu kakiryo mbwira ngisuzajya wibuka mu gihe cy'amakuba n'umunezero isarura ni kunyura uzajya wibuka ko ineza yanjye ari gutunze ariko mbonye shabaye Mike Kayihura yewe bogi atajara ameze gutyo uri ndimo neza ngari komana ndebera abana chukutu nyinshi mwiriwe ariko uri mwiza sana Imana ireba ibintu bijyanye ikabihereza ntabwo twari kubivamo uwo muntu yayamazemo ariko ejo bundi nibwo nasanze muzi impamvu murira mu biriyo ngiye nkora ama research atandukanye n'impamvu ngira agenda ariko ni umurage no mu rugo papa agira agenda kuryo umubwira ngo no munsi turaryinya mukajya kubona ngo mpereza icyo iri agenda iri hari katareba amaboko mbona ari amashusho ndo bikubwira hanjye nagize gutya rero ntangira uwo muco mfata agenda nkora ama research nsanga impamvu abantu barira mu kiriyo biriya bintu babe batunguye no mu bukwe bararira ariko y'ibyishimo uzi umuntu agiye azi igihe azapfira akikorana invitation na WhatsApp group kavuga ati serikeye niyi ntabwo mwazarira ugasanga ubu nyine mufite amatiku ngo manu uyu mutipe se akakanya kagiye gufakira muto mwana suzamutwerera ngahe ati ngenza ugasanga muri group umuntu atanze amadolari 200 y'urupfu rwawe ukahita uvuga ngo ni inshuti nziza uri abantu byari kuba bitwikira inshuti nziza niho wajya uzibonera utarapfa buryo no mukiriyo tutajya dutinda basoma iretere ngarashima abantu baguze serike yaravuze ko azakusikiye muzakina umusaraba w'umweru nawo warabonetse taka abantu yagaye yasabye imodoka ya Benz mwamuzanye muri hirigisi nta kurira ikiriyo cyajya kiba ari cyo kwinegura ugakora agafoto ari abantu usanga babana bakanapfira rimwe nkuko twabonanye turanajyanye ukajya ubona aga save the date ka couple ntabwo mvuze ko ari wowe uzapfa ko we wanaduhenda ariko sha waduhenda mwana nimba hari ikintu nabonye mu byago niho hagaragarira abakire kandi abari bije ziri aho ngaho ugasanga umuntu anze kwitanga serike akabwira abantu ngo mwene fanta mumbwire ngo fanta mumbwire ngiye ari grammaire wanjye nako ntagaru wanjye ni grammaire wa papa yarapfuye 2020 nuwo muri 19 mwana nicyo kiriyo nagiyemo nkabura bakabura no kuvuga ngo basi bakira abantu bigaye nicyo ubundi usanga babonga inshuti n'abavandi nagiye kubona mbona ni grammaire ubwo ni mama wa sogokuru aho ni kiriyo cyane ngo twakira umwana we grandpère arahagaruka aravuga ngabuzukuru mitambaza papa ngo hanyuma babanye nabo biganye ngiye navutse anashaje uyu mukecuru wundi urungano rwe ntago nduzi ose obe ko wicaye aho ngaho ugiye gukurikiraho kandi abapasiteri bose wicaye hari nabegereje n'abaririmbyi oya ako wihaguruka mana tangiye kugira ubwoba uzutinye ndi amashyi menshi kuri Rumaga nicyo cyiza cyo gukora show y'ahantu hatoya wari uzi se kuri kure wowe yakoze ibisigejo wundi ako mwataye umuco abasizi
rega rikirije musigiye mushyira biti mu bisigo ubundi hajyagamo imyirongi ariko mwateye imbere ndimo ndagushima cyane show yanjye irimo abanyarwenya kurusha abantu ubu nshatse natanga ama performance hano tugasetsanya hagati yacu nsetsa ngo usetse ni gahunda ya leta ubundi avuga ngo Jenzi ni gahunda ya Merci yo kwegereza urwenya abaturage ntago ari iya leta ingi ni ya Merci tujya twumvikana mu gihe ngiye kwakira umunyarwenya nabwiye ngo irondo ryivanze n'abajura oya Israel Mbonyi uri nawe arasetsa byatari n'indirimbo zarige umva zisekeje hari ukuntu atangira indirimbo ukajya muri sound check ukumva beat go pa ta 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 ukumva biracecetse ukajya kumva ngo umutipe ari kuririmba ariko ubundi abantu ba kera uriya nkunda abazungu byatari bafite ukuntu abahanzi babo baza akivuga akahita avuga n'indirimbo agiye kuririmba kandi muyiza w'abanyarwanda araza bakagera imbere ngo murashaka iyihe ngiyihe ngikinya akahita areba DJ shyiramo ikinya nta gahunda bagira abahanzi bacu nimba bari naha bikomera amashyi sigaye uririmba nawe nutakoma turaserera Mbonyi ni umuhanzi nari nabyibagiwe ayayayaya nayabonye kweri musengera muri ADPR igo nahise mbibona nta kanta nta gusuka ADPR igira amategeko ku buryo na produit bashyira mu mutwe yitwa Hoziyana ibintu byabo bimeze gutya nta kintu bakora kitarimo Imana ngewe baje mu rugo bagasenga ntago mba nkiriye uzi ko bajya gusengera ibyo bakavuga ngo umuntu ufite ikibazo natambuka hano imbere bigeze kubivuga ndatambuka ngo ufite ikihe kibazo ngo cy'inzara ngo ngegera hano turagusenya ngo nta wundi se hahita hatambuka ufite icya Minervane nabo batuye ngo yaratuma turya saa 9 kuko basigaye bavanga ibintu ejo bundi habaye amasengesho yo kwiyiriza jya kubona mbona pastor aravuze ngo bashyire igiseke cyo kugura umuvugabutumwa fanta asha twiyirije kumushyirana iki giseke ngo cyo tumugurira agafanta ngatubwiye ijambo ryiza kandi twaje kwiyiriza ahubwo ntiyirize neje azagume hano ko ngiye kwiyiriza byarananiye ku buryo n'ubu ngubu nyatsaba Imana imbabazi kubera ko nigeze kuyora amasengesho amateraniro yo kwiyiriza nariye hajya nturumi nkavuga ngo buriyo twiyiriza tuba twegerana n'Imana ako ntago nandi mu rusengero nandi ku ishuri se mwese ni mwize kwiyiriza ku ishuri kwari ukutarya saa 6 gusa saa 7 bagubyemerewe